busanzwe bizwi ko gutakaza ubusugi cyangwa kwaguka mu myanya y'ibanga ari ukuba wararyamanye n'abahungu. Nyamara siko biri. Muri video y'uyu munsi tugiye kurebera hamwe bimwe bishobora gutuma utakaza ubusugi, ndetse turebe n'umuti ushobora kuba wagufasha kuba wahangana n'izi ngaruka zo kuba wakwaguka mu myanya y'ibanga. Abenshi bakunda kwibeshya ko abakobwa nk'aba bari inkozi z'ibibi ndetse baba ari n'abasambanyi. Ndagushuje kandi nguhaye ikaze, nizere ko uri hose udukurikiye umeze neza, waba udukurikira uri mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu, nizere ko umeze neza. Mwibutsa ko ikiri Beta Skills TV channel ya YouTube igenda igutegurira ibiganiro bigiye bitandukanye, ariko ahanini tukaba twibanda ku buzima ndetse n'ubundi bujyanama bushobora kuba bwagufasha kwiyubakira urugo rwawe neza ruzira intonganya ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byagufasha kubaka umubiri wawe ukabasha kubaho nta ndwara ufite. Mu kiganiro cy'uyu munsi tukaba tugiye kurebera hamwe bimwe bikunda kwibazwa n'abakunzi bacu bagiye batandukanye ndetse n'abandi bantu muri rusange bakunze kwibaza ku kibazo cyo gutakaza ubusugi, dore ko bizwi ko cyane umukobwa watakaje ubusugi aba yararyamanye n'abahungu. Nyamara iri ni ikosa cyane. Ibyo ngiye kuza ngusobanura byose muri iyi video, ndaza nkubwira uko ushobora kumenya niba umukobwa ari isugi cyangwa atari isugi, ariko nkubwire n'impamvu zose zishoboka zishobora gutuma yaba atari isugi ariko atararyamanye n'abahungu. Kandi nawe ntugire ikibazo niba uri umukobwa cyangwa ukaba uri umuhungu hari umukobwa wakugishije inama y'uko ashobora kuba yabigenza, nk'uko ari intego yacu kuba twakugezaho bimwe bishobora kuba byagufasha gukemura ibibazo bigiye bitandukanye ugenda uhura nabyo muri ubu buzima bwacu bwa buri munsi. Ndaza nkubwira umuti wakwifashisha ukagufasha gukira iki kibazo, dore ko bamwe bakunze kukibonamo nk'ipfunwe kuba utagifite ubusugi. Ndakubwira umuti rero wakoresha ukabasha gutuma imyanya yawe y'ibanga yegerana, kugira n'izindi nama zigiye zitandukanye z'ibyo wakwirinda kugira ngo utazongera guhura n'iki kibazo. Mbere na mbere rero, niba ari ubwa mbere ugiye gukurikira ibiganiro kuri iyi channel yacu ya YouTube, ngushishikariza gukora subscribe bwa mbere kugira ngo uzajye uba mu ba mbere mu kuba wabona video zacu. Kandi nujya ukunda video cyangwa ukagira ikibazo, ntukazajya ubura kubyandika muri comment, kuko ngerageza gusoma ubutumwa bwanyu bwose nkagenda mbasubiza ku bibazo runaka muba mufite, nkabaha igisubizo nyacyo cyangwa nkabinyuza muri video z'ubutaha mba nzongera gukora. Ubundi ubusanzwe bavuga ko umukobwa yataye ubusugi byagenze ute? Ubuzima bw'abakobwa rero ntabwo bumeze nk'ubw'abahungu. Umuhungu ashobora gutakaza umumanzi bikayobekana, nubwo mushobora guhura wabona imico kwigaragariza ugakeka ko yatakaje ubumanzi ariko nta kimenyetso nyacyo uba ufite. Gusa ku bakobwa siko biri, kuko umukobwa watakaje ubusugi we biba byoroshye kuba wabimenya. Akenshi umukobwa watakaje ubusugi iyo yabutakaje yarakoze imibonano mpuzabitsina, iyo umukoze ku myanya ye y'ibanga ubona ntacyo bimubwiye, ukabona yiturije asa nkaho ari ibintu bisanzwe. Ariko umukobwa utarakoze imibonano mpuzabitsina iyo ugerageje kuba wabikora asa nkaho yikanze cyane, ikabone niyo yakubaha ntakubwire ko uri kumubangamira. Umukobwa rero bashobora kuvuga ko yatakaje ubusugi mu gihe hari agaho bita hymen kacitse, biturutse mu gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa biturutse ku bindi bintu bigiye bitandukanye tugiye kubona muri iyi video yacu. Umukobwa akaba ashobora gutakaza ubusugi bitewe n'imirimo igiye itandukanye akora mu buzima bwe bwa buri munsi, akenshi bivunanye cyane. Ashobora kuba ari umukobwa ukunda gukora siporo cyane, abenshi nk'abakobwa bakunda gukina imipira ndetse n'indi mikino igiye itandukanye isa nkaho akoresha igice cyo hasi mu kugorora ingingo ze cyangwa indi myitozo igiye itandukanye. Ashobora gutakaza ubusugi kandi mu gihe akunda kujya ku magare cyangwa gukora indi mirimo imusaba gukoresha ibice byo hasi, cyane cyane imusaba gutandaraza cyangwa kubumbura amaguru cyane. Ku nshuro ya mbere rero ushobora kumenya ko umukobwa ari isugi mu gihe wakoze imibonano mpuzabitsina. Abenshi bakaba bakunda kuzana amaraso ku nshuro yabo bwa mbere iyo bakoze imibonano mpuzabitsina. Gusa nukora imibonano mpuzabitsina n'umukobwa ntazana amaraso, ibyo ntuzabitindeho cyane ko ashobora kuba yaraguciye inyuma kubera utayamusanganye ugatekereza ko yaba atari isugi. Kuko ibyo byose nkubwiye bya mbere bishobora gutuma kariya gahu bita hymen gacika mu gihe umukobwa yakoze imibonano mpuzabitsina ntabe yazana amaraso. Ikindi kandi gishobora gutuma umukobwa atakaza ubusugi hari ukuba yafatwa ku ngufu, akaba yahura n'abagizi ba nabi, cyangwa ukaba wasura
umuhungu, dore ko abahungu bubu bataba boroshye, ugasanga abashije kuba yakuvangira mugahura akakwakiriza amafeneriga mu kirahure cya fanta, ugasanga ukoze imibonano mpuzabitsina utazi uko byagenze. Ikindi kandi hari abakunda gutakaza ubusugi bitewe no kwizera zimwe mu nshuti zabo zigiye zitandukanye, ugasanga ukundana n'umuhungu yagiye kwizeza byinshi kagukunda ko kandi nimumara no kuryamana azakomeza kugukunda nawe bitewe n'uburyo umwiyumvamo cyane, ukisanga waguye muri uwo mutego wo kuryamana nawe nyamara akubeshya. Si ibi gusa rero uyu muti nza kukubwira uza gukemura, dore ko usanga hari n'abantu bakunda kuryamana n'abantu benshi bitewe n'uko ibitsina by'abagabo biba bigiye bitangana, ugasanga abo waryamanye nabo bwa mbere isi bo mugiye kubana. Ibi ngibi rero bikaba bitera ikibazo mu muryango, aho ushobora kuba niba uri umukobwa mu gihe uzubaka urugo nuhura n'umugabo ugasanga adafite igitsina kingana n'uwo mwahuye bwa mbere, utazajya ubasha kuryoherwa kuko wa wundi wa mbere azajya basa nkaho yaguye imyanya y'ibanga yawe, noneho bitume wa wundi mubana ufite igitsina gitoya nta kintu ubasha kumva, bikuviremo kuba byagutera gusubirana na wa wundi usange waguye muri cya kibazo cyo kuba wamuca inyuma ndetse no kuba wasenya urugo rwawe mu gihe yagufatanye n'uwo nguwo. Ibi ngibi rero ushobora kuba wahangana gute nabyo? Ese ku kibazo cy'abakobwa gusa, kuko hari n'abadamu usanga amaze kubyara imyanya y'ibanga ikaguka cyane bitandukanye n'uko yari ameze mbere. Ibi ngibi rero bizatuma umugabo wawe nanone ujya umusuzugura niba imyanya ye y'ibanga ikiri mitoya, ntago bizahwana n'uko yagushimishaga utarabyara. Ahangaha birumvikana deja imyanya yawe izaba yaragutse, kuko umuntu ubyaye ntago imyanya ye y'ibanga iguma yegeranye cyane nk'uko yari ameze akiri umukobwa. Ese ni iki wakora mu gihe umaze gushaka cyangwa niba ukiri muri fiyansaye ukumva mukunda kuryamana udakunda kumushimisha, yaba ari ku ruhande rw'umukobwa, mu gihe uri umuhungu mwaba muri mu gikorwa ukabona uwo muhuza imibiri nta kimenyetso na kimwe akwereka ko hari icyo ari kumva bitewe n'ubugabo bwawe butoya. Iyi YouTube channel rero yitwa Beta Skills TV ikaba iri hano ku bwawe ndetse no kuba yagufasha mu kuba wahangana n'ibibazo bigendanye n'imyororokere ndetse n'ibindi byose uba wibaza. Nkuko ngenda mfasha abagabo, nayo mpamvu mba nafashe umwanya gufasha igitsina gore kugira ngo nacyo kizajye kigira uruhare mu kuba cyakongera ibyishimo mu muryango. Ndakugezaho rero imiti igera kuri 3 ushobora kuba uyizi, ndetse nawe niba utayizi uyu munsi niyo mahirwe yo kugira ngo ubashe kuba wakunguka ubu bumenyi. Ndagusabye rero niba ari ubwa mbere ukurikiye iki kiganiro kuri iyi chaîne yacu ya YouTube, ntubure gukora subscribe kuko niyo ntego y'iyi channel kugenda ikugezaho ubumenyi bwose nk'ubu ngubu uba waragiye uburira ku yandi ma YouTube. Umuti wa mbere ngiye kukugezaho, urafata tungurusumu, urafata agaheke ka tungurusumu, ushobora kuba wafata 2 cyangwa 3, uradutonora neza, wirinda kudusekura rero kuko iyo udusekuye ushobora kuba wadushyira mu myanya yawe y'ibanga, ugasanga mu gihe cyo kudukuramo bishobora kuba byakuruye. Uradufata rero tudutungurusumu wenda nk'uduheke 3 cyangwa 4 bitewe n'uko igitsina cyawe kingana, warangiza ukaducengezamo ugategereza nko mu masaha ari hagati y'7 ndetse n'8. Icyo gihe utwo dutungurusumu tuba twakoze umurimo ugiye utandukanye two kuba twakwegeranya imyanya yawe y'ibanga ndetse tukica na zimwe muri mikorobe zigiye zitandukanye zishobora kwibasira igitsina gore, dore ko gikunze kwatakwa n'ama infection agiye atandukanye. Izi tungurusumu rero ziba ari nziza cyane mu kuba zakwegeranya imyanya y'ibanga mu gihe runaka ukaba wasubirana ubusugi bwawe. Undi muti ukunze kwifashishwa n'abantu bagiye batandukanye, igikakarubamba uko gikoreshwa, uragifata warangiza ugafata urya mushongi wacyo nawo ushyira mu gitsina, ukaba ubyihoreyemo amasaha nayo angana nk'aya tungurusumu. Hashira icyo gihe ukoza imyanya yawe y'ibanga ubundi ukituriza. Ibi ngibi rero ni igihe ubasha kuba wabona umwanya, gusa hari n'abantu badakunze kuba babibona ndetse bitewe n'akazi bakora bikaba bitaborohera kuba aya masaha yashira kugira ngo babashe guhita bisukura ubuzima bukomeze. Ntabwo ari byiza rero kubirekeramo igihe kinini kuko uyu muti umaze gukora akazi kawo, biba ari byiza kongera gusukura imyanya yawe y'ibanga kugira ngo yongere guhumeka neza. Undi muti rero wakwifashisha, ushobora kuba wakwifashisha Coca-Cola rero mvuga ni iyi ngiyi isanzwe atari Coca Zero, iyi ngiyi isanzwe iba irimo isukari. Urayifata rero
warangiza ukayishyira nko mu kintu runaka. Ahangaha nyine bisaba kuba wifite, niyo mpamvu mba nagerageje kukubwira byinshi bishoboka ukareba icyo ushobora kuba wakoresha udatakaje amafaranga menshi. Kuko rero urayifata ukayimena mu ibase, warangiza ukicaramo nk'iminota iri hagati ya 15 ndetse na 30, warangiza ukavamo ukisukura imyanya yawe y'ibanga, ubundi ubuzima bugakomeza. Gusa kugakorayo ifata igihe kinini kuko ushobora kuba wayikoresha nko mu byumweru birenga 2-3 gutyo kuzamura kugeza ku kwezi. Ariko ibi ngibi byo nakubwiye mbere, iyo bikoresheje buri munsi mu gihe kijya kugera mu cyumweru, imyanya yawe y'ibanga iba yatangiye kwegerana, uburyo ushobora kuba wahura n'umuhungu ntabe yagutandukanya n'isugi, kabone niyo waba wararyamanye n'abagabo 100 ariko wifuza ko mu gihe wubatse umugabo wawe atazabifata nabi, bikaba byakuviramo kuba wakwisenyera urugo. Ndagushimiye cyane rero, tuzasubira ubutaha. Nkibutsa ko yari ikiri Beta Scrolls TV, chaîne ya YouTube igenda kugezaho ubumenyi bugiye butandukanye ku byerekeranye n'ubuzima ndetse n'andi mabanga agiye atandukanye y'ubuzima wowe udasobanukiwe.